uwo mwana azahwana n'icyo giti nyine cyatewe hafi y'umugezi, kandi uwo muntu ngo naho amapfa yaza, naho imvura iteye ubwoba yaza, ngo ibyo byose biraza kwikubita, ariko umuntu udafite umwana azahwana na wa mupfapfa wubatse inzu hehe ku musenyi, byose bigatembana ya nzu. Ariko ufite uwo mwana yubatse ku rutare, kandi urwo rutare ni Yesu. kandi nongere mabwire uwo mwana ni Yesu, kuko iyo Yesu ari muri wowe ibibazo biraza. Ufite ubugingo, kuko ufite ubugingo afite umwana, ufite umwana afite ubugingo. Ariko udafite ubugingo niko nda mwana afite, ariko ufite umwana afite ubugingo. Kandi niwo kwisuzuma, niwo kwireba, ukirebera mu ijambo ry'Imana, Bibiliya yera, ukareba ese niba ijambo ry'Imana rimbye ati ngo va mu byaha ujye ukora ibyiza. Twari dukwiriye guhinduka, tugahinduka rwose, tukava mu ngeso mbi, tukava mu idahesheje Imana icyubahiro. Ijambo You give the healing and grace our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Yesu Ashimwe, Yesu Ashimwe, inshuti z'umusaraba, bakunzi ba Kristo, ndabasukije mwese mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana amahoro ibagire neza, mwe mwifatanyikanyije natwe. Imana amahoro ibarengere. Uyu munsi tugiye gusangira ijambo ry'Imana rivuga ngo ufite umwana afite ubugingo, ariko utamufite nda bugingo afite. Imana idufashe kandi Imana itugire neza. Mbere ya byose reka twubahe Imana. Uwiteka Nyiringabo, Mana igira neza, Mana isumba byose, Mana ituye ahera hirengeye, ndagushimiye kandi ndaguhimbaje kubw'ubuntu bwawe, kubw'imbabazi zawe. Ushimye cyane, uhabwa icyubahiro. Uri Imana igira neza kandi uri Imana yo kwiringirwa. Weretse mwami uyu mwanya ngiye kuvuga ibyawe, ndakwinginze amaraso ya Yesu Kristo amyeze andunganye, imbe akanwa mwami kejeje kandi gatunganye, kugira ngo ibyo mvuga bingire umumaro ndetse bigire umumaro nabagiye kubyumva. Kandi nawo ndabasaye mwami ubeze watunganye, kugira ngo ijambo ryawe rigire umumaro munini mu buzima bwabo, kandi ijambo ryawe ryera imbuto muri bo, zere 30, 60, 100, bityo kuko nda amategeko abihana. Ndakwinginze rero utugire neza, imitima yacu ibe ububiko buzima mu izina rya Yesu Kristo. Bana nanjye, wane na bene data mu ijambo ryawe, niko nsaba mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Imana yacu ishimwe, Imana yacu ihabwa icyubahiro. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye kubana namwe dusanga ijambo ry'Imana. Kandi nanone bifurije Noheli nziza kuri mwese inshuti z'umusaraba. Bifurije Noheli nziza hamwe n'imiryango yanyu, kandi n'umwaka mushya muhire. Iyi Noheli izababere Noheli yo kubegereza imbere y'Imana, kuzura imbaraga z'Imana, kugendana n'Imana, gukundwa nayo, gutangirwa ubuhamya nayo. Umwami Yesu akaba muri mwe, akaba muri nge. Izatubere Noheli nziza kandi izatubere Noheli y'impinduka. Kristo yavukira muri twe, akagendera muri twe, akaba muri twe iteka ryose, kugeza igihe Kristo azaza gutwara itorero yirongeye, itorero yacunguye. Imana yacu itugire neza, Imana yacu iturengere. Amen. Rero abari bashasha kuri Getsimani channel, ikaze. Imana ibahumugisha, n'abasangwa bakomeza kudukurikirana ku munsi ku wundi. Imana ibahumugisha, ibishimire. Ku mazina ni Ingabire Jeanne d'Arc. Imana iduhana umugisha. Ijambo ry'Imana tugiye gusanga turazisanga mu rwandiko rwa Yohana rwa mbere, ibice 5, umurongo wa 12 kugeza kuri 13. Umutwe w'amagambo uravuga ibyo kwizera Yesu n'amaherezo yabyo. 12 hakagira ati ufite uwo mwana niwe ufite ubwo bugingo, naho udafite umwana w'Imana nda bugingo afite. Ibyo ndabibandikiye mwebwe abizeye izina ry'umwana w'Imana, kugira ngo mumenye yuko mufite ubugingo buhoraho. Amen.
ufite uwo mwana afite ubugingo, ariko udafite umwana w'Imana nta bugingo afite. Imana itugirire neza. Aya ni amagambo yavuzwe n'umugaragu w'Imana ari we Yohana. Aravuga ati ufite umwana niwe ufite ubugingo, ariko ngo udafite umwana nta bugingo afite. Ijambo ry'Imana riraduhamagariza gutunga umwana, riraduhamagariza kwakira umwana. Wowe waba waramwakiriye ukamuta, ongera umwakire. Wowe utarigeze unamwakira, aya ni amahirwe. Uyu ni umwanya wo kwakira umwami Yesu Kristo ng'umukiza wawe mu bugingo bwawe. Umwakire kuko niwe uzaguha amahoro, kuko ngufite uwo mwana ngafite ubugingo buhoraho, ariko utabufite nta bugingo buhoraho. Rero ku murongo wa 13 Yohana yari kwandikira abakunzi b'umusaraba, kuko yaravuze ngibyo ndabibandikira ngo mwebwe abizeye izina ry'umwana w'Imana, kugira ngo mumenye yuko mufite ubugingo buhoraho. Bishatse kuvuga wowe wakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, ufite ubugingo buhoraho. Wowe ugifite umwana Yesu Kristo urafite ubugingo buhoraho, ariko udafite uwo mwana Yesu Kristo, udafite Kristo nta bugingo afite. Kuko Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ngo nda ujya kwa data atamujyanye. Bishatse kuvuga ngo ufite Kristo afite byose, ariko icyambere hano Bibiliya yaduhamirije ngo ufite uwo mwana ngafite ubugingo. Uyu munsi uri kwiziza Noheri mu gihugu cy'iwanyu. Uyu munsi hari bageze mu mwaka cyangwa se mu kwezi ni itariki yo kwiza Noheri, yo guserebra uwo munsi. Biravuze ngo ese ufite umwana? Turi kwishima, Christmas yageze, Noheri yageze, Noel yageze, no kwinezeza. Oya nshuti z'umusaraba ari kwinezeza, ahubwo ni ugusubira mu mateka ng'umukristo. Ese muri uyu mwaka hajya nge nitwaye ute? Muri uyu mwaka nagenze nde? Ese hari aho nasubiye inyuma? Hari aho nagabanuke? Hari aho nacogoye? Aho nacogoye ni ngende nge mbakosore, kugira ngo wa mwana agira ute abe muri nge. Ariko niba ngifite amafuti, ngifite amakosa, ngigenda muri za nzira zihumanye, nta mwana mfite. Kandi uwo mwana ni Yesu Kristo. Rero ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ufite uwo mwana afite ubugingo. Ndaguhamagariza gutunga umwana, ndaguhamagariza kugira uwo mwana. Muri Zaburi ho haratubwira ngo nimusome uwo mwana, mwakire uwo mwana, mumwakire, mumwimike mu mitima yanyu, mwakire mwimike mu mutima wanjye, kugira ngo urugendo ruzanyorohere. Kuko Kristo ngo niwe uzatuneshereza muri byose, kuko yanesheje byose. Nicyo gituma natwe tubasha kunesha byose binyuze kuri we. Kuko nababyendi ngo niwe nzira y'ukuri n'ubugingo. Ndawe uzajya kwa data atamujyanye, ndawe uzajya kwa data atanyuze kuri Kristo. Kristo niwe nzira yacu, Kristo niwe rufunguzo. Kristo inzira y'urupfu yayigize inzira y'irembo, ngo urupfu yaruhinduye irembo ritugeza mu ijuru. Rero gupfa k'umukristo ni inyungu, ndetse no kubaho ni inyungu. Rero icyo naguhamagariza, icyo nakubwira, nanjye nibwira, niko twakakira uyu mwana Yesu Kristo ng'umwami n'umukiza mu bugingo bwacu, kugira ngo natwe tugire ubu bugingo buhoraho. Kuko ubugingo buhoraho ntabwo ari ubwa buri wese. Iki gihugu cy'Isiyoni cyangwa se igihugu Yerusalemu nshya cyangwa se iri juru ntabwo ari irya buri wese, ntabwo ari na pote kiki uzabasha kwinjira. Oya, ni wa muntu uzaba utunganye, ni wa muntu uzaba ufite umutima umenetse, umutima wejejwe, uwo ni uzabona Imana. Ariko umuntu udafite uwo mutima wejejwe ntabwo azabona Imana, kuko nda mwana azaba afite. Reka twongereho n'irindi jambo dusanga muri Zaburi 37 umurongo wa 27 gusa. Aho niho turasoma Zaburi 37 umurongo wa 27. Haravuga ngo va mu byaha
ujye ukora ibyiza uzaba gakondo iteka. Ijambo ry'Imana tubye tuve mu byaha dukora ibyiza, bityo bizatuma tuba gakondo iteka, cyangwa se turagwe gakondo y'Imana. Kandi ngo muri uwo mugwa urarabagirana, ni umugwa mwiza, nda bibazo bizagerayo, nda ndwara zibayo, ngo ndamarira abayo, ndagusuza umutima kuzabayo, kuko ni umugwa wera, nda byago bibayo, nda n'ibyago byabasha kugerayo. Kandi umurimbyi aravuze ati ngabaho baguwe neza, ngo ndetse ngabaho baragwiriye, ngabandi bari mu nzira. Abari mu nzira ni batwebwe. None niba tukiri mu nzira, ese inzira zacu zimeze ute? Umutima wawe umeze ute? Umutima wanjye umeze ute? Ese dufite umwana? Ufite umwana? Ufite Kristo? Ese ufite ubugingo? Kuko ufite ubugingo afite umwana, ufite umwana afite ubugingo. Ariko udafite ubugingo niko nda mwana afite. Ariko ufite umwana afite ubugingo. Niba ufite umwana ufite ubugingo, kandi niwo kwisuzuma, niwo kwireba, ukirebera mu ijambo ry'Imana, Bibiliya yera, ukareba ese niba ijambo ry'Imana rimbye ati ngo va mu byaha ujye ukora ibyiza uzaba gakondo iteka. Ese inzira ngenderamo ni inzira itunganye? Ibyo mvuga biratunganye? Imyambarire yanjye iratunganye? Imyumvire iratunganye? Ese iyo nicaye ndekereza bimeze ute? Iyo nambara, ese imyambarire yanjye imeze ute? Ese iyo ngenda, ingendo yanjye imeze ute? Ibikorwa byanjye bimeze ute? Hari ibyo tugenderamo bituma abandi batakizwa cyangwa se badakurikira Imana rurema. Ariko iyo dufite imyitwarire myiza, iyo imvugo yacu ari nziza, iyo imigende yacu ari myiza, imivugire ari myiza, imirebere ari myiza, abantu bifuza gukurikira Imana yawe. Ariko iyo witwaye nabi, baravuga ati aho mba umukristo byareka nakomeza ngaba umupagani. Ariko ndibikabe inshuti z'umusaba, twari dukwiriye guhinduka, tugahinduka rwose, tukava mu ngeso mbi, tukava mu idahesheje Imana icyubahiro. Ijambo ry'Imana muri Zaburi ngo va mu byaha ujye ukora ibyiza uzaba gakondo iteka. Nuva mu byaha bizaguhesha kwakira wa mwana Yesu Kristo. Nuva mu busambanyi bizaguhesha kwakira Kristo. Nuva mu buyobe, kuko hari n'inzira tutakwiriye kunyuramo. Inzira y'ikigare nayo ni inzira yo kukuyobya, yo kugendera mu byo wowe utitekereje, ukagenda mu kigare. Nuva muri ibyo uzakira wa mwana Yesu Kristo. Nuva mu kubeshera abandi uzakira wa mwana Yesu Kristo. Nuva mu buriganya uzakira wa mwana Yesu Kristo, kuko Kristo ntabwo azaturana n'abafite imitima mibi. Kristo ntabwo azaturana n'abafite imitima yanduye. Kristo ntabwo azagendera mu muntu ugicuze umwijima, aho kazagenda muri wa muntu uri kwiyambura, na wa muntu ndetse uri kugerageza kwiyambura ibibi, nubwo yifuza gukora ibyiza ariko ibi bikamwitanga imbere. Kristo azabona ko uri kugerageza, hama aze agufashe. Ariko mu gihe ugifite irari ry'isi, wifuza kugenda mu bidafite umumaro, wifuza kugenda mu bipfuye, ndahaga umwami Imana azakugendera. Azagenda babandi bafite imitima ngiya Nikodemu. Imana izagenda babandi bafite umutima nguwa Rusi. Imana abona ibizagenderera. Nugira umutima wa Nikodemu uzashaka guca bugufi. Nubwo Nikodemu yagiye mu ijoro ashaka kwakira Kristo mu bwihishwa, ariko yagize inyota yo kwitandukanya n'abantu badafite inzira z'igisiyoni. Rusi nawe ntago yigeze yihana nyirabukwe, yakomeje amwomataho iteka. Aravuga ati ariwe Nawomi, aho uzajyama niho nzajyama, ibyo uzajya nibyo nzajya, aho uzagwa niho nzagwa, Imana yawe niyo Mana yanjye. Abo bafite imitima, banyote, bafite inzara n'inyota byo gushaka Imana, abo Imana izabagendera. Nawe nugira umwete wo kuva mu byaha, nugira umwete wo kuva mu bibi, Uwiteka azakugendera. Ariko mu gihe ugifite inyota y'isi, mu gihe
ufite irari ry'isi, ntabwo Imana yakugenderera ngo va mu byaha ujye ukora ibyiza. Nuva mu byaha Kristo azataha muri wowe. Imana yacu tugire neza, Imana yacu turengere. Reka twongere andi magambo dusanga mu Migani 4 umurongo wa 20 haravuga ngo mwana wanjye ita ku magambo yanjye, ndegera ugutwi ibyo mvuga. Ijambo ry'Imana ryaje ritubwira ngo ufite uwo mwana afite ubugingo, ufite ubugingo afite umwana, udafite ubugingo nta mwana afite, udafite umwana nta bugingo afite. Kandi ibyo birabwirwa abizerwa. Kandi dizera Imana, nutaramwemera ngo umwami n'umukiza we, aracyafite amahirwe, kuko mugihe dugihumeka umwuka wazima ibyiringiro biracyahari, guca bugufi kuracyahari. Igihe cyo guca bugufi kirahari. Waca bugufi ukakira umwami Yesu Kristo n'umukiza wawe. ngo mwana wanjye ita ku magambo yanjye, ndegera ugutwi ibyo mvuga. Ibyo Imana itubwiye tubyumvire. Imana irimo kuguhamagara kugira ngo yinjire muri wowe, itahe muri wowe, igendere muri wowe, ikorere muri wowe. Imana ikugire neza. Zakayo yagize inyota yo kwakira uwo mwana. Zakayo yari umukoresha w'ikoro. Birashoboka ko yajyaga ruswa, birashoboka ko yagendaga mu bidatungana Imana. Arabo yacaga ruswa, abandi akabambura, abandi akabafatira ibyabo mu buryo bwemewe n'ubutemewe. Ariko ibyo byose igihe cyarageze ngo yumva Yesu w'i Nazareti, ashaka kumenya Yesu w'i Nazareti ninde, uwo muntu uhindura abantu ukemera, uwo muntu ukiza abanyabyaha, uwo muntu ukiza ababembe, uwo muntu uhagurutse ibimuga. Ndakeneye kumwumva, ndakeneye nanjye kuko aza akangiza ubusambo, akangiza ngo y'ibyaha. Ngo niko kumva ko Yesu ngaje mu mugwa w'iwabo, ngo yagiye mu giti, yagize inyota yo kwakira uwo mwami, yagize inyota yo kwakira Kristo, yagize inyota yo kuzabona Imana Data. Bituma ngo yurira igiti bitewe n'ubugufi bwo yari afite. Kurira igiti ntabwo ari ukwishira hejuru, yaciye bugufi cyane ukurikije ikigero yari arimo cyangwa se umwanya yari arimo. Yicishije bugufi, arura ndita ku bantu ko baramuseka, ndita ku bantu ko baramukona. Aravuga ati reka nuri igiti, nanjye umwami azahindura umutima wanjye. Ndagerageza guhinduka bikanga, ndagerageza guca bugufi bikanga, ariko mbonye Yesu nakira. Niyo namubona gusa ndagira n'icyo ambwira nakira. Ngo bityo Zakayo ngo yurira igiti. Ariko Yesu ngo ndahishwa, umushaka aramubona, umushaka azamubona. Kristo aragenda, abantu bamushagaye, ngo niko kurarama areba hejuru, aramubwira ati Zakayo ururuka. Arabarembye n'agakorasi ngo Zakayo we nguruka, ngo uyu munsi ndarari wawe. Nawe niba ushaka Imana, yishakane inyota, yishakane inzara. Ngo kuko ngabo bashaka Imana n'inyota n'inzara bazayibona. Ngo ushaka Imana azayibona. Nawe nushaka Imana uzayibona. Niba ushaka kugira ubugingo buhoraho, ni uguca bugufi ugashaka uko tunganya inzira zawe, umwami akaza muri wowe, umwami agatura muri wowe, umwami akakuyobora. Kandi yamara kwinjira muri wowe ukirinda, ukagira uko ugenda, ukagira uko witwara, ukagira uko uvuga, ugahindura imigendere yawe, ugahindura inzira zawe. Ijambo rero ry'Imana ryatubwiye ngo ufite uwo mwana afite ubugingo. Kandi ababwira inshuti z'umusaraba, ufite uwo mwana ndateka azacibwaho. Kuko ufite uwo mwana afite ubugingo, ufite ubugingo afite umwana, ariko udafite umwana nta bugingo afite. Imana yacu itugire neza, Imana yacu iturengere. Kandi ndababwira ndi ufite umwana agira amahoro, aranyugwa, ubuzima arimo yumva bumuryoheye, ndashaka ibya mirenge. Umwami Imana bimuhaye ntabwo yabyanga, yabyakira. Ariko ndababwira ndi
ufite umwana afite amahoro, ufite umwana afite ibyishimo, ufite uwo mwana ndateka azacibwaho, ufite uwo mwana n'ibindi byose biraza. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nimushaka ubwami bw'Imana kuruta uko ibintu byose bishakwa, kuko nubona ubwami bw'Imana buzazana n'ibindi byose. Imigisha yose yo mu gakiza k'Imana tuzagenda tuyibona. Kandi nababwira ngomeza mbinginga kubw'imbabazi z'Imana, babwira ndi ufite uwo mwana ntabwo abasha kugendera mu nzira z'abakobanyi, ntabwo abasha kwicarana n'abanyabyaha, ntabwo abasha kuvuga amagambo ateye isoni, aho ufite uwo mwana agendera mu nzira zitunganye, mu nzira zigororotse, mu nzira zihesheje Imana icyubahiro. Ndasoreza kuri aya magambo yari muri Zaburi igice cya mbere, umurongo wa mbere haravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ndahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ndicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Umurongo wa 4 hakagira ati ababi ntibamera batyo, ahubwo bahwana n'umurama utumugwa n'umuyaga. 5 nicyo gituma ababi bazatsindwa ku munsi w'amateka, n'abanyabyaha bazatsindwa mu iteraniro ry'abakiranutsi. 6 kuko Uwiteka azi inzira y'abakiranutsi, ariko inzira y'abanyabyaha izarimbuka. Imana idufashe. Ufite uwo mwana arahiriwe, kuko azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, ng'ibibabi byacyo ndago byuma, bihora ari ibibabi byiza by'ibitondome bibyibushe by'icyatsi byiza. Bene uwo ntabwo azagira ingorane, inzara izaza, amapfa yazaza, ibyorezo bize, ibyago bize, ariko kuko afite uwo mwana azahwana n'icyo giti nyine cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto mu gihe cyacyo ndetse no mu gihe kitari icyacyo. Icyo giti cyama cyera imbuto kuko kiba gitewe hafi y'umugezi. Kandi uwo muntu ngo naho amapfa yaza, naho imvura iteye ubwoba yaza, ngo ibyo byose biraza kwikubita kw'iyo nzu, ariko iyo nzu ndabwihirima. Ariko umuntu udafite umwana azahwana na wa mupfapfa wubatse inzu hehe ku musenyi, ngo umuyaga uraza, inkuba zikaza, ishuheri zikaza, ngo byose bigatembana ya nzu. Ariko ufite uwo mwana yubatse ku rutare, kandi urwo rutare ni Yesu. Kandi nongere mabwire uwo mwana ni Yesu, kuko iyo Yesu ari muri wowe ibibazo biraza, Yesu agagukomeza ati mwana wanjye humura, ndacyo uzaba, bizaza ariko ndaho bizagutembana, imigezi izaza ariko ndizagutembana, umuriro uzaza ariko ndaho uzagutwika. Umuriro ndagari uno muriro tubona, hari amagambo yazaga yakagutwika, hari amagambo yaza yakaba yagukura mu by'Imana, hari inguru wumva ukumva uratendebutse. Ariko iyo ufite uwo mwana ndacyaguca indege, iyo ufite uwo mwana ukomeza gukomera, kuko ubuhwanye na ya nzu yubatswe ku rutare. Umunyabwenge yubaka inzu ye ku rutare, igihe kiraza, imvura iragwa, imivu iratemba, ariko iyo nzu ngikomeza gukomera. Nakwifuriza ngo shaka ibyo umwami ashima kandi ibyo ashaka. Shaka uko watunga uwo mwana, kuko ufite uwo mwana afite ubugingo buhoraho, kandi ufite uwo mwana ndateka azacibwaho, kandi ufite uwo mwana ku munsi w'amateka ntabwo azatsindwa n'urubanza. Ngahuko ababi, ku murongo wa 4, ababi ntibamera batyo, ahubwo bahwana n'umurama utumugwa n'umuyaga. Nicyo gituma ababi bazatsindwa ku munsi w'amateka, n'abanyabyaha bazatsindwa mu iteraniro ry'abakiranutsi. Wa muntu udafite umwana ku munsi w'amateka azakugwa n'isoni, azatsindwa. Wa muntu udafite umwana ku munsi wo kureba ubwoko bw'Imana bwagenze neza azamwara.
mu iteraniro ry'abakiranutsi azakugwa n'isoni. Kandi bene uwo udafite umwana ngo Bibiri mugeranyije ngo n'umurama utumugwa n'umuyaga. Umurama ndangufu ugira, ndambaraga ugira, umuyaga uraza ugataraka. Ariko ufite uwo mwana azahwana n'igishitsi cy'ibuye, azahwana n'ibuye, kandi iryo buye ni Kristo. Iryo buye rirakomera, iryo buye rirahama mu mwanya wacyo. Kandi ufite uwo mwana azahwana n'icyo giti cyatewe hafi y'umugezi, gihora gifite ibibabi, gihora gifite imbuto. Amapfa yaraza ariko icyo giti kikakomeza kikagira ibibabi byiza by'ibitondome. Ibibazo biraza, uwo muntu yakomeza agakomera kuko afite uwo mwana. Naho inzara yaza, naho bavuga ati umukondesha araje ati ngo ndago wishe urasohoka mu nzu, uwo muntu akomeza kugira ibyiringiro kuko afite uwo mwana. Uwo mwana aramukomeza. Imana rero y'amahoro ibagiriye neza. Ndakwifuriza iyi noheri kubere noheri y'ibyishimo, ikubere noheri yo gutunga Kristo, ikubere noheri yo kwakira Kristo, kuko niwe uzagushoboza muri uyu mwaka tugiye kwinjiramo. Ntabwo tuzi icyo uyu mwaka uzazana, ariko n'ubu uzaba ufite uwo mwana ntabwo buzagira. Ariko niba nda mwana ufite kakubayeho. Imana rero itugire neza, Imana igushoboze. Urugero nababwira rwa nyuma, muzitegereze umumama utwite. Iyo umumama atwite, wa mwana atwite niwe umuyobora. Haleluya, niwe umuyobora. Ntabwo mama ayobora umwana, uwo mubyeyi ndagabasha kuyobora umwana, aho wa mwana atwite niwe umuyobora. Hari ibijya atajya kubera wa mwana atwite atabishaka, hari ibyo areka kunywa. Niba ari umuntu ukunda vino, hari ibyo areka kuko wa mwana atwite ndabyo ashaka. Haleluya. Hari n'imyambaro areka kuko atwite. Imana ishimye. Hari niba ari wa muntu wakundaga kugendagenda, hari igihe atwita umwana ushaka guhora yiturije yicaye hamwe. Ufite uwo mwana afite ubugingo. Rero mu mwuka, iyo ufite Kristo, Kristo iyo umufite umeze nk'umudamu utwite. Umudamu utwite hari ibyo areka kubera uwo mwana. None ibaze umwami w'abami. Kristo icyo yanga ni icyaha. Iyo ufite Kristo arakubwira ati oya, iyi myenda si yawe, iyi ndeko si yawe, indeko y'abamwe si yawe, iyi nzira si yawe. Mwana wanjye ati garuka ujye wumvira amagambo ngubwira. Mwibutse ko twayasomye. Iyo ufite uyu mwana hari ibyo utagenderamo kuko arakuyobora, agenda kuyobora inzira nziza, inzira yo gukiranuka. Wagera mu bikomeye agakumurikira, wagera mu biteye ubwoba akaguhumuriza. Ufite uyu mwana afite ubugingo. Ndababwiye ndi umugore utwite ntabwo abasha kuyobora umwana. Umwana atwite niwe umuyobora. Nawe nugira uwo mwana muri wowe niwe uzakuyobora, se uzamuyobora. Mugo uzumva utangiye kwiyobora, mugane w'umurimbyi uzumve ko umwuka yagiye, muge wumva ko kwangana byinjiye muri wowe, uzamenye ko nda mwuka ufite, nda mwuka wera ufite. Mugo utakibasha gutanga imbabazi, uzamenye ko uwo mwana nda ufite. Mugo utakibasha gusabira abari mu byago bahuye n'ingorane ngo wifatanye nabo, wikorere umutwaro wabo, wasabire kuri data agire icyo akora. Icyo uzamenye ko nda mwana ufite, kuko uwo mwana azatuyobora mu byiza, uwo mwana azatuyobora mu mucyo. Mu gihe uzumva ugifite inyota y'isi, irari y'isi, ugifite ya nyota y'ubusamba, ya nyota yo kuvuga abantu, yo kunegura, ya nyota yo guca imanza, ya nyota yo kwangana, ya zambaraga zo kutababarira, uzamenye ko nda mwana ufite. Nshuti z'umusaraba, abadukurikira kuri Getsemani channel, nababwira ndi muri iyi noheri inginga Imana iguhe Kristo abe muri wowe, avukire muri wowe, akubemo iteka kugeza Imana izarungika Kristo aje gutwara itorero, aje kwima ya ngoma ye. Imana igufashe
ugendane na Kristo, Kristo abe muri wowe, Kristo akuyobore aho ujya hose. Reka dusenge dushime Imana kandi tunayisaba ngo ize kubana natwe. Iyi noheri izakubere noheri nziza y'imbinduka, yo kuva mu nzira z'abakobanyi, zo kuva mu nzira z'abanyabyaha, zo kuva mu nzira z'ababi. Mwumvishe ngo ababi ngo bahwana n'umurama, ngo utumugwa n'umuyaga, ngo ariko abakiranutse ku munsi w'amateka bazatsinda, ariko ngo ababi bazatsindwa ku munsi w'amateka, ngo abanyabyaha mu iteraniro ry'abakiranutsi bazatsindwa. Imana rero dufashe kandi nawe gufashe, ushake uwo mwana kandi n'umushaka uzamubona, kandi abafite inzara n'inyota by'ubwami bw'Imana abo bazahazwa. Reka twubahe Imana. Uwiteka Mana yacu, Mana igira neza, Mana yo kwiringirwa, Mana yo kwizerwa ibihe byose n'iteka ryose. Ndagushimiye kandi ndaguhimbaje kubw'imbabazi zawe, ndagushimiye kubw'urukundo wadukunze uduha Yesu. Ngo Mwami, ngo nicyo cyatumye ngutanga umwana wawe w'ikinege, ngo kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ngaho ukazahabwa ubugingo buhoraho. Mwami, ndago waduhaye Yesu kugira ngo twambare imyambaro myiza, ntabwo waduhaye Yesu kugira ngo tujye tunezerwe, tujye inyama n'amafiriti, tujye imiceri. Oya Mwami, waduhaye Yesu kugira ngo Data, ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo azahabwa ubugingo buhoraho. Ndakwinginze Mwami, eza itorero ryawe, eza itorero ryawe mu izina rya Yesu Kristo. Uturinde ikibi, uturinde imigambi y'abadayimoni mu izina rya Yesu. Uturinde ibyatuma Mwami tudatunga uwo mwana, uturinde imigambi mibi yose mu izina rya Yesu. Amaraso ya Yesu Kristo atweze mu izina rya Yesu. Mana yacu, Mana yuzuye urukundo n'imbabazi, ndakwinginze Mwami, uduhe gutunga uyu mwana, kuko ngo ufite uyu mwana afite ubugingo. Ngo naho Mwami inshuti zose ngo zandeka, ariko mfite uyu mwana ngo ntacyo byabivuze. Mwami, kuko uyu mwana iyo tumufite tugira amahoro, iyo dufite uyu mwana tugubwa neza, iyo dufite uyu mwana turakomera. Ibibazo biraza, ingorane zikaza, ibyago bikaza, Mwami bikadusiga dukomeye. Turakwinginze utugire neza, turakwinginze uturengere. Imbabazi zawe, gukora kwawe kutubonekeho Mwami Yesu. Reka uyu mwana aze muri twe, uyu mwana ture muri twe, tugendane nawe mu izina rya Yesu. Atuyobore, kuko niwe uzatugeza mu gihugu cy'Isiyoni, mu gihugu cy'amasezerano, mu gihugu atageramo ibyago, mu gihugu atagera mu myijima, mu gihugu cy'amata n'ubuki. Mwami, ndakwinginze utugire neza, uduhe kugendana nawe iteka ryose. Mwami, ndakwinginze uturengere. Mwami, ndakwinginze ugire neza buri wese wumvishira ijambo. Umuhe Mwami kwakira uyu mwana, umuhe Mwami kwakira Kristo. Mwami, Dawidi we yaravuze ati ngo nimumusome. Natwe turakwinginze umuduhe Data, abe muri twe, agendera muri twe, kandi abatamuzi ubahishurire Kristo kugira ngo bamwakire. Ndakwinze utugire neza. Uyu mwaka turawukweretse, uzabane natwe tugiye kwinjiramo. Uzade kwambara imbaraga, uzade kubana nawe uko bikwiriye, uzade kugendana nawe uko bikwiriye mu izina rya Yesu Kristo. Ubuntu bwawe tubonekeho, imbabazi zawe zitubonekeho mu izina rya Yesu. Mana, ndagushimiye, Mana ndaguhimbaje kubw'urukundo wadukunze twebwe abari mu isi cyane. Ngo nibyo byatumye utanga Yesu Kristo, ngaza dupfire ku musaraba Igorogota, kugira ngo nge ndarembuka, kugira ngo bene Data batarimbuka, ahubwo ngo tuzaragwe ubugingo buhoraho. Ushimye Mana, uhabwa icyubahiro, kandi agushimiye. Igihe gikwire Mwami, uzatugira neza. Uyu mwana Yesu Kristo aze mu mitima yacu, atuyobore. Mana, iyo umubyeyi atwite, umwana atwite aramuyobora. Mwami, pozisiyo yo kuryama ntabwo yaryama yubamye iyo umubyeyi atwite. Ntabwo yakambara minijipo, ntabwo yakambara umwambaro werekana ubwambure bwe, werekana umucondo, werekana ibituza. Ahubwo Mwami,
umwana mwigisha kwambara, umwana mwigisha kugenda neza, umwana mwigisha kwicara neza. Naye ndakwinginze reka Kristo avukire mu mitima yacu, kugira ngo mwami duhunge icyaha gisa nacyo. Ijambo ryatubwiye muri Zaburi ngo tuve mu byaha dukora ibyiza, ngo bityo bizatuma ngo tuba gakondo iteka ryose. Ndagushime ko ibyo byose ubikoze, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe buze, komeza ubane natwe, kandi uyu mwaka Mana tugiye kwinjiramo uzabane natwe, uzatugire neza, umwuka wawe wera azatubonekeho, ubutwari bwawe n'ubushobozi bwawe bizatubonekeho, mu izina rya Yesu Kristo niko nze mwizeye iteka ryose. Amen. Shalom shalom.